Mu nyigisho ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze iminsi giha abasora bitewe n'ibyiciro barimo, hari n'izagenewe abayobozi b'ibigo by'amashuri, cyane cyane ko uru rwego rw'uburezi ruri mu hantu hagaragajwe nk'agomba kwitabwaho mu ngamba zo kubahiriza inshingano zo gusora mu mwaka w'ibihumbi 2026-2027. Bimwe mu byuho byagaragajwe mu misoro biri mu mashuri harimo kutubahiriza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya IBM, cyane cyane mu gihe cyo kwishyura abazanira ibikoresho ibigo by'amashuri, ababagemurira ibyo kurya, kwishyura abakozi ba nyakabyizi ndetse n'ibindi. Abayobozi b'ibigo by'amashuri bavuga ko ubumenyi ku misoro bafite budahagije, bityo bigatuma usanga bahuzagurika, ntibamenye aho bagomba guca umusoro, amatariki imisoro imenyekanishirizwaho ndetse n'ibindi. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku bumenyi ikigo cy'imisoro n'amahoro giha abakora muri iki cyiciro cy'uburezi n'ingamba zihari ku byuho byagaragajwe. Icyo dushaka kuvuga ni iki? Nuko iyo mirimo igendanye n'ubucuruzi ikigo cyaba kigiyemo, iyo mirimo iba igomba kugirirwa IBM kuko ni ubucuruzi nk'ubundi bwose, kandi n'ababikora nabo bakoresha IBM hano hanze. Nujya muri atelier ikora imyenda y'abanyeshuri, uniforme, uraza gusanga ifite IBM kandi iyitanga, nkuko tubibabwiye ngo nabo mukorana nabo babibagemurira baba bafite IBM. Rero ikigo niba cyemeje gukora ibyo bintu, nabo barasabwa kugira gute, niba ari ukwandikisha ubucuruzi ku ruhande, kuko iyo mirimo ntabwo ari social enterprise, ntabwo ari imirimo iri sociale, ahubwo ni imirimo yo kubyara inyungu ku kigo. So iyo mirimo igomba kwandikishwa ku ruhande, ikubahiriza inshingano zo gusora. Icyo kimwe nuko hari n'igihe usanga ikigo atari cyo cyabyikoreye, ahubwo ugasanga abarimu basanzwe bigisha muri icyo kigo bishyize hamwe n'abandi wenda bakora muri icyo kigo, bakoze aka association kabo gatuma bya bindi byose bikenerwa n'abanyeshuri biza gusangwa ku kigo, ariko biba supplied n'iyo association y'abantu basanzwe bahakora. Ibyo rero nabyo twarabibonye, kandi ibyo nabyo ni imirimo y'ubucuruzi nk'indi yose. Iyo association yiyandikishe mu misoro, ifate IBM, ibyo bakora bajye batanga IBM. Niba umunyeshuri aje akagura amakayi cyangwa se aguze ama uniforme, ahabwe IBM, kuko n'ubundi aho yari bubigure hanze yari buhabwe IBM. Niyo mpamvu turi gukorana n'inzego zitandukanye ziri mu burezi, turi guhura n'abayobozi b'ibigo, na ba nyiri ibigo, n'aba comptable, abo bireba bose, kugira ngo tubabwire tuti nyamuneka niba ikigo kiri gukora ibi bintu, umenye yuko icyo kigo kiri gukora nk'uruganda. Niba ikigo kiri gukodesha izi matora, kiri gukora nka lodge. Niba gifite ayo makantine cyangwa se kiri gucuruza bya bikoresho, kiri gukoza nka papeteri isanzwe iri gukora hano hanze icuruza ibikoresho by'ishuri. Ibyo bintu rero byandikwa mu misoro, bitanga imisoro ikwiriye. Niba ikigo kandi gifite aba suppliers, nyaboneka aba suppliers mumenye yuko nabo banditswe mu misoro kandi bakoresha neza IBM nkuko tubibasaba buri gihe, cyangwa se niba n'abandi baje mubafatire umusoro bugomba kuba mufatira. Ibyo rero ni inyigisho turi gutanga, kandi turizera yuko muri iki gihe nicyo gihe gikwiriye, nicyo gihe bari kubikoreramo, bityo ntihagire rwose ucikanwa, kuko nyuma yaho birumvikana ko nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro, nubwo tudashaka wenda guhungabanya uburyo uburezi bukorwamo, ariko tugomba no kugenzura ko ibikorwa bikorwa bikurikije amategeko. Nibyo koko bigaragara ko ibigo by'amashuri hari imirimo imwe n'imwe bikora ifite aho ihurira n'imisoro. Abayobozi babyo n'abashinzwe ibaruramari ryabyo bahuguwe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro bagaragaza ko hari ibyuho byinshi byagaragaragamo, ariko ubumenyi bahawe buzatuma hari ibyo banoza. Mu mashuri harimo ibyuho byinshi bitandukanye, cyane nk'abakozi bakoragamo ba nyakabyizi. Mu bigo byinshi ababitanga abakata imisoro kuri ba nyakabyizi ni bakeya. Ikindi ku bakozi bakoraga iminsi mikeya, wenda araje asudiye nk'urugi rwacitse, ni umutekinisiye, araje se akoze amashanyarazi, mena abo bantu ntabwo twabakataga imisoro. Ikindi ntabwo twajyaga dutekereza ko
ibikoresho bito bito tuguze ku bacuruzi bo hafi aho ngaho nabyo bikenera IBM. Twumvaga ko IBM ari abantu bafite ubucuruzi buteye imbere cyane cyangwa se abo basuppliers bacu, ariko guhera no munsi twungutse ko n'umucuruzi usanzwe n'uwo hafi yo y'ikigo dukorana nawe umuntu wese agomba kuduha IBM. Ikindi ku bijyanye n'inkwi, abantu baduha inkwi, abaturage twungutse ko umuturage ugiye kugurisha ishyamba agomba gushaka ibyangombwa bimwemera kugurisha ishyamba hanyuma agasora. Byajyaga bibaho ko ushaka kuvugana n'umuntu kamwagura ishyamba bikarangira gutyo, ariko ubwo ubutaha tuzajya tubikora neza tubasoresha. Ikindi cyuho kiba mu mashuri, hari harimo abantu twakoreshaga ntitumenye ko turi bubakate n'umusoro, kandi twabakoresheje twanabahembye amafaranga menshi, ariko ubu tumenye yuko umuntu dukoresha niyo yaba adukoreye akazi, yaba ari na nyakabyizi, ariko tukamuhemba amafaranga arenze 60,000 tugomba kuyakata. Urumva rero ko icyo cyuho nacyo kivuyemo. Ikindi, nk'umuntu wazaga kudukorera imirimo afiteho ubumenyi, yashoboraga kuza tukamwishyura, twamara kumwishyura tukamureka akigendera tutamukase, kandi ubwo twabaga duhombeje leta kubera yuko yabaga atwaye amafaranga ya leta kandi ntayasorere. Urumva rero icyo nacyo cyari icyuho. Mu misoro yakusanyijwe mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026, urwego rw'uburezi rwagizemo uruhare rungana na 0.2% ku musoro ku nyungu ndetse na 0.1% ku musoro ku nyongeragaciro wakusanyijwe, na 7.5% ku musoro ufatirwa ku mishahara y'abakozi. Iyi misoro yose ikagira uruhare rungana na 3% ku musaruro mbumbe w'igihugu. Birumvikana ko uru ruhare mu misoro igikusanywa rukiri hasi, ahanini bitewe na bya byuho bikirimo. Ngiyi impamvu abayobozi n'ababaruramari bahuguwe bakangurira bagenzi babo kugira icyo bakora bagakosora ibyo byuho. Icyo nababwira mu buryo bwiza nuko bajya bashishoza kandi bagakorera mu mucyo, kuko igihe cyose usapurayinga ibintu bakakuzanira, ni byiza yuko uwo muntu adafata amafaranga yose ngo arohe mu mufuka atwara, kuko twese dukora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kandi hagire n'indi mirimo ikorwa y'igihugu. Ubwo rero icyo nabasaba ni ukujya bashishoza. Umuntu yaba atarimo gukorana na Rwanda Revenue ngo atange inyemezabwishyu ikwiye, mureke ukore n'abantu bemera gukora ibintu byo mu mucyo. Icyo nababwira ni uko umusapuraya uwo ari we wese bagomba guha isoko umuntu ufite fagitire ya IBM, bajya no kumwishyura bakagomba gufatira umusoro we, kandi akagomba kuba yabahaye fagitire yuzuye ingana n'igiciro cy'ibyo bavuganye, kugira ngo umusoro wa leta ushobore kwinjira mu isanduku ya leta. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kigira inama abayobozi b'ibigo by'amashuri n'ababaruramari kwita kuri ibi byuho bigakemuka hakiri kare, mbere y'uko ikigo cy'imisoro n'amahoro gitangira igenzura n'isuzuma ry'iyubahiriza ry'inshingano zo gusora. Abatubahiriza iyi gahunda bakazafatirwa ibihano nk'uko biteganywa n'amategeko. Nk'umubaruramari w'umwuga ubasha gutanga inama ya nyayo, aho kugira ngo ikigo kizaze kwisanga nyuma kiri mu byago byo kutubahiriza amategeko, byo byatuma habaho n'ibihano bigendanye n'amategeko y'imisoro. Kandi mu by'ukuri twabamenyesheje hakiri kare, dore twatangiye mu kwezi kwa 7 tubabwira amashuri azatangira mu kwa 9. Ese iki gihe cyose cy'ukwezi kose kurenga dufite n'iki nk'umubaruramari w'umwuga wakabaye witegura kugira ngo ukore akazi kawe neza? Ibyo tuvuga byose rero ni ingenzi ko bizirikanwa, kandi uwumva hari aho adasobanukiwe akegera ikigo cy'imisoro n'amahoro. Akarere y'abakoreramo kose harimo ishami rya Rwanda Revenue, ndetse hari n'amahugurwa ateganyijwe no mu ntara. Bayobozi b'ibigo by'amashuri byaba ibyigenga, ibya leta n'abandi bakora mu burezi, mwakurikiye kuri urwego rw'uburezi rurimo ibyuho byinshi kandi bituma umusoro utinjira uko bikwiye. Muragirwa inama rero yo kubikosora. Abakenera ibisobanuro birebana n'ibyuho byagaragajwe
mwakurikira ikiganiro kirambuye kirimo inyigisho, ibibazo n'ibisubizo kigaragara kuri YouTube y'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Mushobora no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.